mbere banza utekereze ngo si umuntu ngiye guhamagara cyangwa ngiye kohereza izi message z'icya voice note z'ibitutsi ameze ati wenda ari muri koma. Noneho tekereza uwo muntu ugiye kohereza ibyo bintu bibi ari muri koma, ntari kureba message, ntari kumva voice note, ari ku iherezo ry'ubuzima bwe. Byarangira ubuzima bwe bukaba bwanarangira, bukanarangira nyuma y'iminota 2 we wari wohereje icyo kimesaje nta nakibonye. Ese mu mutima wawe uzasigarana iki? Iyo dusenga tunasengera abantu bahure n'abantu b'abanyabwenge kurutaho. Imana ijya iduhuza n'abantu b'ubwenge burushijeho. Ni byiza uri kubona ko umuntu ahubuka, uri kubona ko umuntu afite amakosa. Wenda hari ibintu yari yakoze muri fete ubona ntibigenze neza, wenda hari ibintu yakoze mu muryango ubona ntibigenze neza, ariko mbere yo kubivuga muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Ntahandi muri rero ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Twebwe tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari ingenzi, tubwira abantu ko ari umugisha. Nyuma yo kure tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo, kubashimira, kwibuka ineza bagiriwe ku munsi wa nyuma w'ubuzima bw'uwo muntu wabagiriye neza. Twaravuze rero ngo niki twakora? Tubwire abantu ko ari beza, tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko ari umugisha, tubwire abantu ko ari abantu badasanzwe mu buzima bwacu. Ibyo nibyo dukora. Nimba uri mushyashya ugikora subscribe ukaba wibaza ngo icano najeho niki, nta bindi tuvuga, nta n'ibindi uzabona, ni byiza. Twe dutanga urukundo. Twamenye ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo bararutanga. Mudutume rero tujye gutanga urukundo, dushyira abantu indabo, dushyira abantu impano, dushyira abantu umuhanzi, babatungure, tubatungure, tubaririmbire, tubataramire, birushaho kugenda neza. Turabakunda. Mbere yuko rero dukomeza ikiganiro, ibintu ngiye kubabwira umuntu numubona. Akenshi abo bantu baba batuzengurutse, akenshi baba bari mu bantu twita inshuti zacu. Nuwumva ibintu ngiye kuvuga usanga ari umuntu biziho, ugasanga ari umuntu uzi kandi yitwa ko ari inshuti yawe, uwo muntu munyuzemo iy'umutuku, uwo muntu mushyire ku ruhande uvuga uti nta muntu mfite, uko ibyaba akorera abandi nawe arabigukorera. Ndaje mbabwire ibyo bintu 3 cyangwa 4, ndumva ari 3. Nusanga hari umuntu uzi ubifite, uba uri iruhande rwawe, akuri iruhande agushagaye ngo ni inshuti yawe, uhita urekura uvuga uti uyu simubara. Twagiye. Reka mbanze mbabwire ahantu mwakora ibintu by'ubwenge abantu babafasha kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kugenda neza. Umuntu wa mbere rero ni Grace nk'ibisanzwe, umutayeri mwiza, umutayeri wa mbere muri Kigali wizewe w'inyangamugayo. Nimero ye ni 0788509573. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, Grace adoda neza, Grace atangira imyenda ku gihe. Mumugane rero abadodere muri hanze, muri Kigali, arabikora neza, ndetse imyenda nimo mufite abantu bayibagezaho, arabikora rwose, imyenda ikazabagereraho ku gihe. Hanyuma mukeneye kwambara neza imyenda ya caguwa, imyenda myiza yo kujyana mu kazi, mu bukwe, mu birori, abantu bakakubaza ngo ninde wakwambitse, nta wundi wakwambika ngo bigende neza, ni Nunu. Kuri 0788708835. Nunu akorera muri Chic, urenze Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera. Wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp, Nunu aragufasha. Hanyuma ukeneye imodoka nziza za hybrid, Fabiola nawe arahari kuri 0788981397 aragufasha. Yvette nawe arabaha amavaze meza, indabo, jardin. Turi mu gihe cyiza cyo gutera indabo, igihe cyiza cyo turitegura iminsi mikuru, cyo guhindura amavaze. Mubwire Yvette abafasha kuri 0788661258. Hanyuma rero mubisoze murya neza. Turi mu minsi mikuru, turi mu gihe cyo kwakira abashyitsi, turi mu gihe cy'ibirori. Nimubwire Tente abazanira inyama nziza, aboherereza inkoko nziza, delivery barayikora bibagereho. Akorera Kicukiro, umanutse nk'umuhanda wa hano centre ujya kwa Gitwaza, ugahita ukata nk'ugiye kwa Karirosi, aho hafi wamuhamagara akakurangira cyangwa bakabikugezaho, bikarushaho kugenda neza. Namwe kandi mushaka kwamamaza, nimutubwire, tubwire abantu ibyo mukora birushaho kugera kure, abantu barushaho kubimenya. Urabona ko Mubwire TV iri kurushaho kuzamuka, abantu bari kuyigana, abantu bari kuyimenya, ibikorwa byanyu namwe bigere kure. Hanyuma kandi duhora dushimira abantu, bantu bacu, bantu mudukunda, bantu mumpamagara, mumbwira ko munkunda, bantu munyandikira. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibashyigikire. Namwe mwige kujya muvuga ibyiza, mutanga urukundo. Nta wundi murage Kristo yaduhaye usibye wo gukundana. Twikundira abantu, tubabwire ibyiza, bizarushaho kugenda neza. Uyu muntu rero nababwiye ko ngiye kubabwira umuntu aba ari mu nshuti zacu, umuntu aba ari hafi yawe, ariko uyu muntu ukwiye kumutinya cyangwa ukamuhunga. Wabona ari iruhande rwawe, wabona ari mu bantu bakuzengurutse muri inshuti,
uwo muntu uzamunyuzeho y'umutuku cyangwa nanahaguma azaba hari utamubara, usibye kuhaba utabara umuntu numva ntacyo bimaze. Uwo muntu ugomba kumukura mu buzima bwawe kuko aho isi igeze dukeneye abantu bavuga ibyiza, abantu bakora ibyiza. Abantu rero ugomba kwirinda cyane, uyu muntu ufite ibi bintu ugomba kumwirinda. Icya mbere ni umuntu wicara avuga abandi. Umuntu uvuga abandi uko muri kumwe kandi ni inshuti yawe, noneho byakubera agahebuzo ukabona ari kuvuga abo yita ko ari inshuti ze. Nk'aho yagiye ngo ahane uwo muntu amubwire ibitagenda neza, amubwire ayo makosa ye, amubwire amadefo ye, uko mwicaranye nawe ngo uri inshuti ye nawe ni inshuti ye. Kandi noneho by'akahebuzo ugasanga uwo nguwo ni meyerami, niwe nshuti ya mbere. Niwe nshuti ya mbere, ugasanga ni umuntu uzi nyine ahora avuga mu buzima bwe, aba akubwira ati kanaka ni umuntu udasanzwe kuri njye. Mu gihe mwicaranye ukumva aramuvuga nabi. Ukumva aramuvuga nabi, kanaka yarananiye, Sylvie yarananiye, buriya Sylvie ntashobotse. Ntashobotse yarakunaniye kandi ari inshuti yawe. Ariwe tubona kuri stati uvuga ni meyerami. Uwo muntu uvuga abandi akabavuga muri kumwe witwa kuri inshuti ye. N'abavuga ubizi neza ko ari inshuti ze, uzahita utinya uwo muntu. Uzashyire mu gutwi uvuge ngo ese uko ari kumuvuga ari njye uhari. Naba ahari bari buvuge nde? Uhita wibaza ako kabazo. Ari kumuvuga muri kumwe, nawe uri inshuti ye kandi ubizi ko noneho wari inshuti ye cyane. Ari kumukubwira, ari kukubwira amafuti ye gusa. Ujye uhita wibaza ngo ese noneho njyewe aramvuga ibingana iki? Uwo muntu azaba ari umuntu utari ukwizerwa, azaba ari umuntu utari mwiza, azaba ari n'umuntu sinzi ukuntu namufata. Ariko uwo muntu njyewe iyo mumenye ko nta bindi, ushobora kuvuga ngo hasi ngo hari umuntu udashaka ngo kuvuga undi muntu ngo bibaho. Kuvuga umuntu ushobora kumuvuga ugahura n'abantu wenda bo muri quartier twakuranye, uribuka kanaka, kanaka byagenze gutya, bakoze ubukwe, wa wundi byagenze gutya, ntuza asigaye akora hana, ibyo koko nibyo. Ariko ibintu ndi kubabwira byo kwitondera, umuntu uvuga ibibi, avuga ibibi by'inshuti ye, kandi umuntu azi ko ari inshuti ye, mbese mu kanwa kaho yicaye ni ukuvuga inshuti ze, abavuga ibibi, avuga ibitagenda, uwo muntu nimba yitwa ko ari inshuti yawe, tangira ugenze gake cyangwa umunyuzemo y'umutuku, uvuga uti urimo towa kabisa, kuko ndibaza ndatekereza mvuge ngo ese iyo ntahari, ese utari kumbona, ese njyewe iyo atari njye uri hano umvuga ibingana iki? Uwo muntu akwiye gutinywa ndetse akwiye no kurekwa agahuza n'abo bakwiye n'aba bantu nyine bataramana. Hari abantu baba barabyiyemeje ako gakunda aricyo bakora gusa, aricyo nimba aricyo baba barahamagariwe, nimba ari byo baba barahisemo, abo bo sinzi ibyabo. Ariko uyu muntu nimba umufite mu nshuti zawe, mugendere gake, umwitondere kuko ntabwo ari umwizerwa, nta nubwo ari mwiza, kuko uko avuga abandi, iyo abuze ibyo avuga. Abantu bundi bakunda kuvuga cyane bavuga ibintu by'abandi, iyo babuze n'ibyo bavuga baranabeshya. Mboneraho mbwira abantu mukunda kwakira inkuru, mukunda guhabwa amagambo, umuntu akaza akubwira kanaka yaravuze, ibintu byose bakubwiye bavuze, ntukabyemere. Kandi ujye unibaza ngo ese uyu nguyu umbwira ko bavuze yari ahari, we yavuze iki? Icyo kintu mujye mucyitondera, mukimenye, ibyo bintu ntimukakire amagambo yose ngo muyizere, ntimukabyizere, ntabwo ari byo. Icya kabiri rero, undi muntu wo gutinywa cyangwa wo kurekwa, wo kunyuzwamo y'umutuku ukamuhungira kure, ni umuntu uhora ureba ibibi, umuntu uhora ureba ibibi ku bandi, cyangwa mu magambo make, umuntu uhora ureba amadefa, umuntu uhora ubona ibitagenda neza gusa. Hari abantu sinzi ukuntu nabita, nyine bahora bareba ibibi gusa. Nibyo pe, dufite amadefa, dufite n'ibibi biratwuzuranye, ariko kuva uri muto, hari abantu kuva ari batoya, mujye mureba ibiganiro murebe na komenti, umuntu arakubwira ati kuva ndi umwana njyewe nta muntu urambwira amagambo meza, kandi nageze mu myaka na 45 na 50, sindumva umuntu uvuga ijambo ryiza. Ese ubu nabona umuntu nkunda? Noneho ugasanga muri izo nshuti umuntu ahora areba ibibi, ni bya bintu bitagenda neza gusa, akavuga ngo oya ngo njye mvugiraho. Rero nibatana no kuvuga ko bavugiraho, nyine njye mvugira. Ese mu by'ukuri banza utekereze, ibyo bintu uvuze, ibyo bintu uri kubwira umuntu bigiye kumwubaka? Ese uroherereza message umuntu ntuzi ngo yariye? Icyo ni icya mbere. Ntuzi ngo ni muzima, ntuzi ngo ari mu bitaro, ntuzi ngo ararwaje, ntuzi ngo yagize ibyago, ukabona umuntu arifashe
ntakuzi navuga ko atanakuzi neza cyangwa ntaguheruka ahise akohereza message ngo njye rero ngo mvuge ngo njye ngo nuko mbibona ngo mbona ufite izi defo. Hari abantu bafite nyine, tuvuga urugero, nimba uri umugore nk'umugabo wanjye azi defo zanjye, ubu arazizi, ugasanga wenda umuntu umubyeyi wawe amadefo yawe arayazi, umuntu nta hantu muhurira, umuntu navuga ko atanakuzi mutanaziranye usibye aho hantu mwahuriye, muhuriye nko mu nzira mugenda cyangwa muhuriye ku ishuri ntimwatindanye, ati njyewe mba mbona ibitagenda neza. Urumva uwo muntu cyangwa mu kazi umuntu uhora uvuga ibintu bitagenda, ni byiza pe gukosora umuntu, nta n'uwanga gukosorwa, ariko se gerageza unamubwira uti nubwo mbona defo, nubwo mvuga ko ufite ibi bibi, ariko burya ugira ibintu byiza, nubwo mbona ukunda kuvuga abandi, ariko ukunda gufasha. Sinumva ko ngiye wanabanza ikibi, kuko ngiye nimitse mba numva amaso yanjye nayahanga ibyiza, kuko mu muntu ahari ibibi hari n'ibyiza. Njyewe rero uko nteye, icyo niyemeje, numva nshaka guhanga ijisho ryanjye ibyiza. Bwira umuntu ariko nubwo uko biri kose, nkunda ukuntu iyo ugeze mu kazi abantu bishima, ni wowe muntu uzi kubana n'abantu bose, kuruta kumubwira ati ariko rero buri gihe urakererwa, warebye icyiza. Noneho ntibinakababaze umuntu kukwandikira message y'amakosa gusa yawe, atazi ngo umeze ute. Narababwiye ngo nujya gutandukana n'umuntu, mpora mbibabwira, usibye no gutandukana n'umuntu mudaherukanye, witangira ngo wenda baraguhamagaye ngo Sylvie yakuvuze ntituri kumwe, wenda uri Bugande cyangwa uri Burundi cyangwa uri no mu kandi karere, bakakubwira ati umva twahuye na Sylvie shaho, umva asigaye yirata, yarakuvuze arakumanuka. Mu gihe cyo guhamagara uwo muntu bakubwiye ko yakuvuze cyangwa yamukiye, mbere banza utekereze ngo si umuntu ngiye guhamagara cyangwa ngiye kohereza izi message cyangwa voice note z'ibitutsi ameze ati, wenda ari muri koma. Noneho tekereza uwo muntu ugiye kohereza ibyo bintu bibi ari muri koma, ntari kureba message, ntari kumva voice note, ari ku iherezo ry'ubuzima bwe. Byarangira ubuzima bwe bukaba bwanarangira, bukanarangira nyuma y'iminota 2 wowe wari wohereje icyo kimessage nta nakibonye. Ese mu mutima wawe uzasigarana iki? Ko abandi bavuga ati yansezeraga disi, buriya disi twasangiye ziriya Joyce ari kunsezera, wowe uzavuga ko yagusezeraga umwoherereza ibyo bintu bitagenda neza? Ni ukuri hari ibintu tukwiye gutekereza. Ni byiza rwose mufite amaso areba, mubona neza ibitagenda neza ku bandi. Ese mwe muhora mubona ibitagenda neza ahantu hose uri mu kazi, njyewe rero buriya mvugiraho, njyewe buriya nkora gutya. Ni byiza, hari umuntu umwe urerekana wavuze ati uyu muntu yakoze neza, akwiriye gushimwa. Nta n'uhakanye ko utavuga rwose, ariko banza uvuge ngo ese uyu muntu nawe mbere yo gukosa, mbere yo kubona ayo makosa ye, ari muri iyo situation, ese ameze ate? Ugiye kohereza umuntu ibitagenda neza, ntuzi uko ameze, ushobora gusanga ahangayitse, ushobora gusanga ari mu kaga, noneho yabona iyo message yakiriye y'ibitagenda neza bitewe n'ibyo arimo, wenda bamusohoye no mu nzu, wenda abana be birukanywe ku ishuri, akaba araguhamagaye nawe akwakijeho umuriro, nawe aragututse, noneho intambara n'imanza mu mitima yanyu zikagenda. Si bibi rwose kuba wavuga ikitagenda, ariko ukivuze mu buhe buryo? Ese ukibwiye umuntu ari muri iyo situation, banza umenye ngo umuntu ameze gutya, uyu muntu ndabizi ko ameze gutya, ku buryo iyo message igihe iziye iri bwakirwe neza. Ariko hari igihe umuntu anabireba akavuga ati uyu muntu se ni message iranayobye. Hari umuntu wigeze kunsetsa arambwira ngo njyewe umuntu amaye message itari nziza, ngo ndayifata nkongera nkayimuforwardinga, ngo nkamubwira ngo iyi message yawe irayobye. Ntabwo ubutumwa ari njye bwari bugenewe. Ariko tekereza izo message utanze uhaye umuntu, zibaye iza nyuma, bibaye ariyo makuru ya nyuma, bibaye ari rwo rwibutso rwawe nawe rubaye, wajya nawe wicara nawe ukavuga ngo twarasezeranyeho. Abandi barishima baravuga twasezeranyeho, yampaye gift, twasezeranyeho this is ko hariyo post ya nyuma yashyize kuri WhatsApp ambwira ko ankunda. Uzi ko yampamagaye, kubona umuntu apostinze call, akavuga ati yampamagaye wenda arambura, yampamagaye aramvugisha, ntabwo nari nzi ko ari ubwa nyuma.
wowe bwa nyuma ugiye gutandukana n'umuntu ugiye gutandukana hejuru ku bimesaje by'ibitagenda neza. Hari abantu bamaze kurenza amaso ibyo bintu, nawe uwakugenzura nawe ntubuze defo, n'izo zo njyewe nahita niyo guhubuka, niyo ni defo yo kutumva abandi, yo kutumva icyateye abandi, yo kutanareba ibyiza. Izo defo ashobora no kuba azizi ariko sizo akeneye kumva, akeneye kumva ibigenda neza, akeneye motivasiyo. Twige rero kubwira abantu, nimba uwo muntu rero nawe umufite, uhora uvuga ibibi by'abandi, uhora ureba ibi, reba uriya ntabwo aba yasokoje yabihengetse, uriya ahora muri iriya sakoshi imwe, uriya ririya kote niryo ahora yambaye. Ibyo bintu ntibikigezweho, ntibikigezweho. Hari igihe cyabagaho kumva ngo abagore n'abakobwa bahora mu magambo, nshuti y'Imana, nimba ari n'abagifite uwo mushinga warabahombeye. Viziyo turimo yo gutaramira abantu, yo kwicara ku bintu ngo ibi n'ibi n'ibi, ntabwo bikigezweho. Uwo muntu rero nimba mumufite ukabona ni uwo kukudindiza, ni uwo gutuma uhora ubabaye, ni uwo kukubabariza umutima, uwo mureke, rekana nawe. Icya gatatu ni wa muntu n'ubundi usenya iby'abandi, ameze nk'uwo nguwo ubisebye. Ibintu abantu bakoze ukabona umuntu baramushimye, uriya muntu niwe ufite performance nziza mu kazi, uwo ngo ahise avuga ati reka da, biriya se yari abikwiriye, hariya ni za ruswa sha ziba zihaba. Uti uriya muntu afite inzu nziza, yubatse inzu, reka ziriya nzu se uzi ngo uriya nzu niyo yubatse, iriya nzu nizo yahawe na bene wabo, ziriya nzu bene wabo bazimusizemo. Mbese abantu badahora babona ibintu byiza, wa muntu uhora usenya ibintu yenda kumera n'uyu nguyu uhora uvuga ibintu bibi. Ntashobora kumva ko umuntu yubatse ibintu ngo avuge ngo uyu muntu iki kintu yaracyubatse kimeze neza. Uriya muntu iriya minisiteri yarayikoreye, yayitanzemo imbaraga, yarahabaye kugira ngo bigende neza. Kristo yaramushoboye. Reka ntabwo ari we rwose. Iriya minisiteri ifite abantu bayitangije, barangije barayisiga, niwe bayimuhaye igeze ku munota wa nyuma. Yewe hari ibintu ntekereza nkajya mbona abantu barwaye, ni ukuri abantu bakaba barembye kandi ikibazo bakaba batabizi ko barwaye. Ni ukuri pastor yatubwiye ikintu gikomeye, yakibitubwiye ndi kumwe n'umushuti wanjye, namwe reka nkibabwire. Natwe twese dusenga, tujye dusenga tunasengera abantu bahure n'abantu b'abanyabwenge kurutaho. Imana ijya iduhuza n'abantu b'ubwenge burushijeho. Nyine umuntu nk'uko mu buzima bwose ujya uhura n'umuntu, nunagira inshuti ugira inshuti zigusumba mu bintu byose. Pana kugira abantu muri ku rwego rumwe cyangwa abantu bagusumba. Simvuze ngo ni ibyo ngibyo ariko ujya usenga, noneho cyane cyane umuntu ushaka kubifuriza, umuntu ugufasha mu bintu by'imitekerereze. Abantu basobanukiwe ibintu by'imitekerereze, kuko hari ibintu ubona abantu bakora ugasanga umuntu ararwaye. Guhora umuntu avuga ibintu by'abandi bitagenda, ibintu bitameze neza. Bariya abantu, iriya couple n'iy'abana, reba ukuntu bateye imbere. Reka bateye imbere se, bariya abantu biriya bintu zise ngo ni imitungo y'iwabo, bariya bagiyemo basigaye ari bonyine. Nk'ibyo bintu kuko byari bikenewe. Wakwishima uti bariya abana n'ibyo kuko barakundana kandi abashyize hamwe Imana irabasanga. Nk'ubwo uvuze iryo jambo ryonyine, apana gurutira ibintu bitagenda. Oya, bariya basigamo umuntu bakubwira ati umuntu yateye imbere, umuntu arakora. Oya, bariya abantu babiba, bese nta cyiza ubona, amaso ntajya abona ibyiza. Uriya muntu bariya babanye neza, uriya muryango urakundanye. Reka baba baturyarya. Ni amahoro biki n'ibiki, ni ibintu byo kuryaryana. Oya. Muntu nawe nimba uzi ko ubona ibibi ku bantu, nimba uzi ko uri mu bantu bahora bavuga ibibi, nimba uzi ko amaso yawe ahora abona ibibi, ufite ikibazo nawe. Ufite ikibazo nawe ushaka umuntu wo mu mitekerereze. Si na ngombwa ngo ujyeyo, ariko tujye dusenga Imana, nanjye ndi kubisengera, Imana iduhuze nabo. Imana iduhuze nabo kandi iduhuze n'abafite umwanya wo kugira ngo tujye tuganira nabo, bumve n'ibitekerezo byacu, babone ko bitagenda neza, badukosore. Kuko ni ukuri abantu benshi bafite uburwayi, nabyita nk'uburwayi. Wibwira umuntu, wihubuka ngo ubwire umuntu ikintu kucyumva utazi. Wowe uri muri mudu nziza, ni byiza. Uri kumva ushaka gukosora umuntu, ni byiza. Uri kubona ko umuntu ahubuka, uri kubona ko umuntu afite amakosa. Wenda hari ibintu yari yakoze muri fete ubona ntibigenze neza, wenda hari ibintu yakoze mu muryango ubona ntibigenze neza. Ariko mbere yo kubivuga, sinanababujije kubivuga, banza umenye ngo uyu muntu ameze ate, ari muri iyihe mudu, ari mu gihe cyo kwakira aya makuru. Banza umuhamagare, umeze neza? Tumeze neza. Uri mu rugo se?
wenda ari mu kiliziya, wenda yatabaye abantu, ababajwe n'inshuti ye yamuvuyeho, wowe utangiye kuzana izo nkuru, banza wumve ngo umeze neza, bimeze gute, ya fete ya nijoro sha byari byiza, wabonye ukuntu bakana ko bari bishimye, ati ariko rero hari ikintu nabonye kitagenda neza. Yego, umuntu abanza ibigenda neza ugasoreza ku bitagenda neza, ntago utangiza ibigenda nabi ngo unasozanye ibigenda nabi. Nakubajije ngo uwo muntu uri guha ibyo bimesaje, uwo muntu uri gutelefona umuha ubwo butumwa, nibiba ari bwo bwa nyuma, ari rwo rwibutso umusigiye cyangwa asigaranye cyangwa wowe usigaranye, bizakubera byiza, uzumva ajyanye umunezero w'ibyo wamubwiye, ujye ubitekereza, nusanga bitagenda neza, nusanga atari byo, uzikosore. Twige kureba ibyiza, twige kuvuga ibyiza, twige gutanga urukundo, ndetse urukundo iyo urutanga utanga n'amagambo meza, kandi ibintu byo gushihura abantu, ibintu byo kuvuga nabi, ibintu byo kujyana ibibazo byawe na stress zawe ufite ukagenda ubikubita ku bantu bose, kandi nta kibazo mufitanye batazi uko byakugendekeye. Numvaga rero uyu munsi ngomba kubabwira aba bantu mbabwiye bateye gutya, nimba ubafite ni ukuri ntukajye ubabara, kuko uwo muntu uko areba iby'abandi akirirwa abikubwira, iyo mutari kumwe nabwo abibwira abandi. Iyo udahari nyine none se yakwicara atavuga, kandi avuga ibitagenda, kandi avuga inshuti ze, ari kuvuga inshuti ye merami, wowe uraho kandi wenda nturi n'uw'icumi, urumva se azakurikiraho nde? Uwo muntu umushyiremo iy'umutuku, nimba wumva washaka kumugumana nk'ingwizamurongo, umufite ari aho, ariko apana ibintu byo kuvuga ngo nawe ufite umuntu, nta bantu ufite. Rero tugire abantu beza, kandi nimba ufite abashuti beza, abashuti b'abana beza, abashuti bakubwira ibigenda neza, abashuti babanza bakaguha kuraje, bakakubwira ibyo wakosora, abo nabo ujye ubashimira, ujye ubashimira kuko ari beza, ujye ubashimira kuko baba bagufatiye umwanya wo kukubwira, kugira ngo isi itazakota, kugira ngo abo bantu bashinzwe kureba ibibi batazajya bakubonamo ibibi gusa. Ndabakunda rero, amahoro y'Imana abane namwe, muduhamagare dutungure abantu, muduhamagare tubwire abantu ko tubakunda, muduhamagare munatubwire inyunganizi, kandi nimba mufite n'abantu mushaka gushimira, nimba hari umuntu wakugiriye neza, mujye mutubwira ngo mfite ikiganiro nabaha, mbahe ubuhamya bw'umuntu wangiriye neza. Ushobora no kutavuga amazina ye, ariko cyangwa nawe ntugaragare ukabitubwira bitewe n'uko wenda ushaka, ariko abantu bakamenya ko abeza bariho. Natwe rero turabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze munezerwe, umugisha w'Imana ubahoreho, turabakunda.